Yes. Twagiye mu cyumba kuno ndi birafuna cyane oya tashize umva sinda kumbuye tujye mu cyumba ariko kutari kunywa drink ariko maze kumwimenyesha wabayiretse si ushaka ngo utumira cyane mwashaka drink ndabisibaye ukunda fiesta cyane aho vuba ubundi mubwira Emile mu mugambi wo kwica umwana uri mu nda ya Grace ukaba uteshejwe agaciro na Deborah kuko Deborah yari yamubonye ahisha arimo gushyira imiti cyangwa se uburozi muri Fanta none atabaye umwana uri mu nda ya Grace. Ese biraza guherera hehe? Ufite amatsiko y'ikigiye kuba cyakurikira, so nkwibutsa gukanda subscribe, ujye hasi muri comment ushyiremo igitekerezo kandi like ukore na share. Ikindi dushimira timu Kamarade ikomeje kuduhereza filime nziza cyane, filime Urwibanga, abayikunda twese kabisa, ni filime nziza cyane. So rero twikomereza ku zindi episode za filime Urwibanga kuri filime iryoshye. Ikindi dufite amatsiko yo kumenya ukuntu ahantu biri buze guhegerera kuko murabona ko polisi yatinze kuza gushyikira barabicanyi ngo ijye kubafunga. Dutegereje rero ko baza kubajyana kuko ibimenyetso byose barabifite. None Kamarade nako Emile arashaka kwica umwana uri mu nda ya Grace. Ese biraza kugenda gute? Ese niki cyaba kiri gutera Emile gusaragurika agashaka kongera ibyaha kuko kurano ukibagiza icyaha yakoze none akabashaka no gushyiramo n'ibindi. Murumva ko rero ni ibintu kabisa bigoye kubyiyumvisha. Emile rero arimo gukabya. So twikomereza rero ku zindi episode Urwibanga, kabisa ukanda subscribe ugira dukomeze kubana muri iyi filime ndetse no mu zindi episode zikurikira.